igaragaza ko bamwereka ko yabanye n'umugabo atabyariye iwabo, yabanye umugabo w'ibituza, umugabo ucuruza imyenda wambara akaberwa, umusore w'igikundiro ariko utawanze. Tufate ibintu bireke komeza ibyo reka rero nkomeza rega ngomba kubwira abantu kugira ngo babashe gusobanukirwa kuko iyo uvuze gutyo abantu bari kubaza muri comment ngo umugabo ninde. So hello Jihad, rero nubwo ntazi icyo twapfuye njyewe ndananiwe izi, ariko se wabyisomera kuzifite imbere yawe, zooming uzisome kandi nshaka indi telefone, kano telefone murebe iya kandi nzibasomere nkoresheje iyi telefone akose birahita bivamo kuko turi kure. Okay, nazibonye kamuhiye uretse gato. Okay, nazibonye hano. Felix yaragize gute? Hello Jihad, rero nubwo ntazi icyo twapfuye njyewe ndananiwe izi ntambara ziri mu bwiru, icyo ziri mu bwiru, izi ntambara ziri mu bwiru, icyo naba naragukoze icyo ari cyo cyose nubwo ntacyo nzi, gusa ngusabye imbabazi mada. Bagiye gusaba imbabazi z'ikintu kakoze? Hano harimo tena nabibwiraga si ubona nabibwiraga nubwo no kukubwira utya mbona nabwo bishobora kuba ikibazo, ati wenda n'uburyarya cyangwa iki gusa njye bariri pupe bambaza icyo twapfuye ntacyo nzi. Nana, uyu Nana nuwahe? Ni Nana uwuhe? ni mami wanjye. Nana niwe witwa mami? Nana Weba ni mami wanjye. Oh yes, komeza mumushyanga imitima y'ubururu. Ariko se ni gute umuntu urusha imyaka kubera mama wawe? Nana ntabwo umurusha imyaka mada. So Nana ngo ni mama wawe. Nana twapfuye ntacyo nzi. Nana nuko n'izindi nshuti duhuriyeho, gusa njye I am sorry niba hari icyo Nana ariko Nana uramukunda koko, nicyo hari icyo naba narakubwiye kikakubangamira simbimenye, I am very sorry. Ikindi wenda nk'uko wabivuze, niba ntari single mother, ariko wenda ibyabo ndabizi kuko mfite abamama twirirwana, mfite inshuti wenda z'aba single mother, naho njye kuba naba ndiwe cyangwa ntariwe ndumva nta n'umumaro wabyo. Njyewe I am very very sorry Jihad, naragukunze urabizi, and I still do, nubwo hari ibimaze kundenga, gusa sinakwanga. So have a good day dear. Mada, ko numva agiye kwa Jihad gutakamba, ko wagiye gusaba Jihad imbabazi ukimara kwandika iyi message, amakuru mfite ngo yarongeye arakubomora. urakoze cyane. Byagenze ntabwo ndi bubijyemo ibyo bindi sibyo. tugaruke kuri Riri, ko ndeba Riri message yakoherereje ari message y'urukundo mfura ya mama, ko ndeba hano yakoherereje message akubwira ati kobwa yija masheri umeze neza, narakwandikiye kuri Snapchat, sinzi niba message yanjye warayibonye. none se Godfather shyira mu nyurabwenge sibyo. Usuhuze le petit prince était bon weekend. Oh my god, était bon soirée. Napfuye Godfather, ese ko ndabagira ngo ariko se ko papa gukunda, none se ko ndeba pupi ananje no kugusuhuza akajya kukubaza niba mwana yanyaye bigakunda, muri gupfa iki Godfather sibyo. Nakubwiye iyi message yarayinyandikiye nyibona hashize iminsi, urumva
ndangije njya kuri Snapchat nk'uko yari abivuze kuri Instagram, ndeba yanyandikiye ngo se twakiyunze na Jihad ko twese turi abashuti be. Snapchat y'ibintu bivamo, urumva? Ndaje ndambwira ati Riri, nk'uko ibi bintu bibona nanjye niko mbibona. Sinzi ikintu mpfa n'uyu muntu, nanjye byarandenze. Riri nta kintu yigeze yongera guteraho comment. Ubu rero aje kumbwira ngo njye yabonye narabiciye amazi, ese yagira ngo mba ari njye windukira njye kubahamagara bose nyuma y'izi message nari narahaye Jihad. Ngo yagiraga abona bumvishe. Aravuze ngo namuciye amazi ngo ashaka ko twiyunga, sibyo? Yego. None se njye naramubwiye ngo ibintu nyine bimaze nanjye kundenga, sibyo? Yagira ngo se mpindukire mba ari njye ujya guhamagara Jihad na Riri nyine mbabwire ngo mureke twese ngo Riri ngo twunge gutya na gutya, sibyo? Njye naramubwiye ati ibintu njye bimaze kundenga kandi ntago nari nigeze nataka Jihad, sibyo? Rero we yabonaga ko umuntu akomeje kunyataka kuko ibiganiro byose rirarabikurikira, yagakwiye kuba yarabajije umushuti we kuko njye nawe ndi inshuti ye cyane nk'uko ari inshuti na Jihad. Yagakwiye kuba yarabaye ari wabaza Keza mupfiki akakimubwira cyangwa Keza yagukoreye iki. Yamara kukimubwira yakenera kutwunga akambwira ati Keza naganiriye na Jihad ndashaka kubunga ibibazo mufitanye tubikemure. Yego. None se yarabikoze, ariko muri kano kanya ari kuza akanyandikira ngo ibya FBI umugabo we gutya na gutya, message muri kuyireba. None se kavuze ngo ndi kumuziza ko ngo yashatse ngo abaroya ba Jihad. Yego. Shiti yanjye, ubundi umuntu wese yari mu rukiko ntagomba gushaka umuroya? None se ndabimuziza hejuru y'iki? Nabibwiye ndetse atari kuza avugira ahangaha, ari kumutsinda amutsinda mu biki. Nimba nabibwiye uwo muntu wundi ndatekereza uwo muntu yaba ari inshuti yanjye ku rwego rwo hejuru naba nabibwiye, sibyo? Wabimubwiye byo? Nimba nyine nabimubwiye ndatekereza uwo muntu yaba ari inshuti yanjye ku rwego rwo hejuru. Uwo muntu se yamuzanye hano cyangwa avuga ati ni runaka? Kuki njyewe ntari gutinya ko inshuti yanjye turi kuyishyira hanze, wari gutinya iki? Ako kantu. Riri pupe, uwo muntu ninde wakubwiye ibyo bintu? Kuko no muri message ze ayanyandikiye yambwiye ngo ubwo bashatse kuduteranya ntibande. Urumva? Bande bashatse kuduteranya. Ese unagira ikibazo ko washakiye umuntu? Ese ubundi iyo live ari kuvuga Godfather, kuki atarindira iyo live ibe yumve n'ibyo ndi kuvuga koko? Yumva ibyo nshaka kumushinza, yumva ibyo nshaka kumubeshyera, ubundi noneho abone ibyaza anshinza nk'uko yaraje kuri live, cyangwa se n'iyo ribu yavuze abone ibyo agenda yibwira ati dore umuntu yarayankoze bino bintu. Ariko njye muri aka kanya mfite ibyo mushinza. Hari ahandi abantu bose buzuye, hari umuntu wambonye ku yindi live, hari umuntu wambonye kuri status nanditse ibintu runaka uretse iyi message yiwe amaye postinze mu kanya. Cyangwa kuko Jihad yanyatatse umutima wanjye wenda kuzaturika bakaba bari inshuti kandi byagiye hanze ko natanze ikirego, ahubwo baracyakomeje kungenda. Hano hasi ahubwo rero kuva yewe yatanze ikirego kuva nako yahamagaye abo baribu yavuze, nanjye ribu ninyumve. Hano rero ndishinganishije ku muntu wese waba uri inshuti na Jihad, ndishinganishije hano bari ibintu byose byakomeza kunkorerwaho cyangwa kumvugwaho bijyanye n'uyu muntu. Ikintu naba byose ahubwo ribu izaba ari bikurikirana kubera ko njyewe bimaze kuba too much. Ni n'ubwa mbere nje ahantu nkavuga kuri case ya Jihad, ni n'ubwa mbere mvuze iryo zina kuva aho yatangiye kunyandagariza, ariko nta bindi bintu byinshi njye nshaka kuvuga. Urakoze cyane. Hano ikibazo kiragira kiti
kubera iki ahangaha wandikiye Jihad warangiza ugahita umurya bloke yari kugusubiza ate? Turabwirwa n'iki ibyo Jihad yakwandikiye hano. Murakoze cyane. Impamvu ni uko uyu muntu ntago nsigaye ndeba amastatasi yiwe ntaramubloka akantera izindi trauma. Abantu bagiye bakurikirana ibyo yamvuzeho n'ibyo yankozeho byose baba ba witness ahangaha. Nge rero mu kwiha amahoro naramublotse. Ikindi kintu nimba mwibuka ikiganiro yakoze yaravuze ngo uriya we n'uriya muhungu bakorana ngo Keza ngo yanyandikiye babiseka cyane bavuza n'ingoma ngo Keza rero ngo reka ngo nkusubirize hano. Icyo kiganiro abantu mukibuka ubwo mwaba mukibuka cyangwa mukajya kukireba. Yaravuze ngo reka nsubirize hehe kuri YouTube. Ngo Keza ngo yanyandikiye babiseka ngo reka nkusubirize hano. Ngo Keza yavuze ngo izo message ziri hejuru yarazirengagije ntazo yigeze avuga. Yavuze iyi message yo hasi. Ngo Keza yavuze ngo nubwo yaba atari umusingo mada ngo ahubwo Keza ngo iyo bivuga gutyo kutari umusingo mada ngo ubu ngubu ngo nta ngo byariwe nta kibazo kuko nturi we. Urumva? Ngo yenda ngo ufite ngo abamama b'inshuti zawe cyangwa abo bamama ngo ufasha ngo none se kubafasha ukaba utari umusingo mada ngo ubundi wumva gutagahinda kabo ku buryo ujya kubafasha. Icyo kiganiro kirahari. Ngo agahinda kabo kazi gute ku buryo ujya gufasha abasingo mada utari umusingo mada. Ngo ngiye musubirije hano rero kuvuga ko kinahise mu bloka n'ubundi murabyumva ko yari akeneye kunsubiriza ku karubanda. Ni nayo mpamvu hejuru navuze ngo no kukwandikira ibi nabyo bishobora kuza kuba ikibazo. Kandi koko yarabigaragaje yansubirije ku karubanda. Ibiganiro birahari abantu barabizi. Nihitira ngenda Wihitira mbere yuko ugenda ihangane gato. Abanyarwandakazi iyi account ikize muri big screen niyo ngiye guhostingamo kuko iyi ngiye bamaze kumvana byinshi kubera kudatapinga kwanyu. Murebe iyi account muri big screen niyo main account yanjye muyifollowing abantu baje nonaha. Iyi account ikize muri big screen iyi ngiyi muyifollowing niyo ngiye guhostingiramo kuko iyi ngiyi yindi kubera mutari gutapinga bamaze kumpa wonde mu kanya bashobora kunkuraho. So mu following iyi ngiyi rero kugira ngo mutaza kumbura. Mu following iyi ngiyi iri muri big screen niyo main account yanjye by the way ku bantu batayizi. Iyi niyo account yanjye nini. So muyifollowing kugira ngo nimvaho mutaza kwiberwa ahantu dufunguriye. Twagiye riri pupe ijambo ni ryawe. Mukomeze muyifollowing. nihitira ngenda aho mama yanditse ngo Ariya na Muyango na Ribupe nta mahoro bazabonera kuri ino si. Igihe cyabo nikigera muzakibona. Noneho Ribupe niwe uri kumushakira umwavoka. Ngaho ndagiye. Ntabwo ari wowe. Ntabwo numvise ibintu uri kwihuta rero. Murabeho. Ariko ntabwo uraza kuganira gutya ntabwo uza unusuruceho nose baragusubiza ko tudahari. Ariya na Muyango na Ribupe nta mahoro bazabonera kuri ino si. Igihe cyabo nikigera muzakibona. Noneho Ribupe niwe uri kumushakira umwavoka. Ndabasezeye aho ngaho bara mu biti. Nyamara rero hano harimo bifu. Reka harassment zawe nta muvugira se wowe uri mu mitima y'abantu 200 ariko mwagiye mureka ibyo bintu bya munyangire. None se warafata umuntu akavuga ngo uramukanga umbwira ngo ave hano uramujyana he ave ku mihanda ye. Aho mwagiye mureka ibyo bintu. Ariko yahamagaye Semuhungu nawe amutera ubwoba. Ntabwo turi kukumva.
ndikubaza ngo yakubwiye ngo ari mu rusaku. Oya ibyo mbonyeho ndumiwe, ayi Imana yanjye warabuze ngo abantu bazatangara ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa ngo nanjye ubwanjye nzumirwa. Ndumiwe niko wavuze. so rero ahangaha ikindi nongeraho riri aragira ngo ari kuvugira Jihad ahubwo amushyira mu byago biruta ibindi. kanga ntabwo mushobora guterarira ubwoba ngo mbemerere. urimo kumva ibyo bintu ni ikanga muri gutera. ntabwo ngiye mbemera ko ntabwo mumaze gukanga riri hano, kuko none se ni ikiriri yakoze kitari cyo. none Keza, mbwira abantu baranga 1000 muretse kugendera mu Kigali n'amarangamutima, murebe iyi message y'imeseke. Keza, umuntu agize ubwoba kugiye kumukoraho live, bamutwariye urugambo wenda bagiye kubateranya. urimo kunyumva? Aragusanza aravuga ati rero ntunkore ngibi. Nk'umuntu agize ubwoba wenda yakoresheje amagambo, muri gukanga yakuze iki se muhungu wera kubuza nk'amarangamutima. Ngiye niko ndi kubibona, ntabwo ndi kuvugira riri, ari uko ndi kubibona, ntabwo ndi kubona nk'ibintu byaciye nk'amabere. Ariko tugaruke kuri iki kintu nani Keza, ikintu mbashije kubona kuri aya magambo riramaze kuvuga none aha bwa nyuma nikanzemo. Riri rero ntabwo ugize umanuka ugenda sheri, wagumye hano. Godfather, nta kibazo cy'ingenzi ni uko yavuze ko ngiye kumukorera live. Iyo live ntayihari sibyo, nta niyabaye, ubwo bafite aho yayikuye sibyo. Ikindi FBI biwe nta kibazo, nibakomeze bamukorere neza. Ndumva afite nuza ikindi gisirikare ahangaha cyangwa ahandi, ubwo ntazi sibyo. Ikindi gikurikira, uwo mugabo wiwe nge nta mwavoka nkeneye, ndi kubyumva, nta n'imanza nkeneye kujyamo ku buryo ankangisha ko afite umugabo w'umwavoka nako urenze umwavoka. So ibindi rero RIB nayo ubwo yavuze ko yabwiye RIB, ibindi ubwo yabwiye RIB nabo bazabikurikiranira ahangaha. Ngiye murakoze, ndagiye. Godfather, wakoze kumfasha kunyakira ahangaha, Imana igumugisha. Mbere y'uko ugenda Keza we, Imana izaturinda, don't worry, Imana kuvuga ngo njyewe ngo namubwiye ibyo bintu, yahamagaye na Semuhungu ajya kumutera ubwoba n'ibiki, urumva. So rero ndi kumva ahubwo abantu bose bafite aho bahuriye na Jihad bafite ahubwo kugira ubundi burinzi baduha, kubera yuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Niba umuntu akubwira ko afite umuntu urenze umwavoka, icyo ni ikindi kintu. Eric, nturi hano naguteye ubwoba. waneye ubwoba gufite video mukohereza ngo za Jihad kandi birimo ntubisibe navyo bifate screenshot rero byohereze binyoherereze ri Keza, uburetse gato. None se ko byaba biteye ubwoba? nagutera ubwoba se gute? None ahangaha hano ikintu, dore hano muri comment ikintu kiri gutangaza abantu riri hano, baravuga ati Keza ntacyo mfa nawe. Uriko nyumva? Urabizi nge hari abantu bamuhamagaye bari example narinzi ko hano Keza aravuga ati ninde muntu wakubwiye ibyo bintu ku buryo uza kumva ufite ama FBI ari mvuga amazina se, yavuga amazina ubikire w'icyo riri. Wambwiye uwo muntu waguhamagaye, nanabikwandikira kubwira ntiriri uwo muntu wamuzi ko nzi sister wawe ari wona ari bukure wanjye yahise ampamagara arambwira ati riri mukuru wanjye uramuzi Keza? Ndamuzi. Ekwe nakwandikiye nawe ntabwo tumuzana hano, ntabwo ari muri bino bintu. Noneho arambwira ati riri bagiye kukwandika. None se nakoze iki?
nibwo nanjye nateye intambwe nk'umuntu tudafite icyo dupfa witwa Keza Teriski, nahise ntera intambwe ndamubaza mwohereza iyo mesaje. Riri, iyi mesaje ni ugutera intambwe cyangwa ni ukuntera ubwoba? Kumbwira ko ufite FBI, kumbwira ngo umaze guhamagara RIB. Okay, FBI ni ukuvuga abantu bampa amakuru. Wow, Ni nk'uko navuze biramenyekanye. abamotari Ntacyo wowe nimba ntacyo icyo tucyemere, wabuze uko ubita. FBI mfite ntayo wabuze uko ubita Riri, ngewe byoroshye, wabuze uko ubita, reka mbyemere. Nta kibazo, wabuze uko ubita, reka mbyemere. Kumbwira se ko umugabo wawe arenze abavoka, what does it mean? Ntabwo mbyorera kandi wabinyandikiye. Washakaga kumbwira iki? Kubera ko byagiye hanze ko natanze ikirego. Simbyemeje hano cyangwa mbihakane, ariko byaravuzwe ko natanze ikirego. Uri kumbwira yuko ufite umugabo. None se ubundi reka nkubaze Keza Teriski, ko umugabo wanjye ari umwavoka i Burayi, azi amategeko yo mu Rwanda? Urakoze cyane, wabimbwiriye iki kandi ubisobanukiwe kundusha? Navuze ntazi amategeko, twabyunga. Reka nicecekere. Okay, tubifatira aho ngaho. Riri, ikiriho cyo nabo bo muri wahamagaye ntago nkwanga, uri umwana mwiza. Oya Riri, reka burya ryo tubyihorere. Wapfuye n'abandi bantu, njyewe ntago mbirimo. Nakwandikiye ndakubwira ngo kugutumaho, wambwiye ngo nagutumyeho. Nako ngo nabibwiye ngo uwundi muntu, uwo muntu wanze kumuvuga hano. Ndi kukubaza muvuge Riri, ngiye simutsinda nimba ari wo nabibwiye naze hano cyangwa nawe umuvuge, biri kukunanira. Ikindi ndi kukubwira, nakubwiye ngo nari bube nahamagaye sister wawe, bariya ni famiye yanyakiriye neza Riri. Sister wawe n'umugabo we ni famiye banyakiriye neza. Nakubwiye ngo nakabaye nahamagaye sister wawe nkamubwira ngo Riri ABCD, urumva? Cyangwa nawe nkabikwandikira. Abo bantu rero uri gutinya kuvuga ni bandi? Keza rukanze basoma ino message godfather enda soma hano ni kuranyandikiye hano nakani byo yanyandikiye none urakoze. Okay, ibi bintu ari umwoherereje ni ibihe? Mpereza iyi audio ndimo kansomesha ibice. Mpereza audio nyinshi pe sorry nzohereza uri para babara kasi mbishaka zinyohereza. No yaje ubwo se ni mpumu kumwe musamani yemera ko nzibiza audio ndazigwa zose izanye n'iziwe hano. No niwe mushaka gushyiraho umucyo kuko ntabwo uri bumpereza ibyo yanditse gusa, kandi turi kureba hejuru wamanje kumutera ubwoba. Aravuga ngo reka kuntera ubwoba, wari umuhaye iki? Singi biranditse hano muri comment se zinyohereza audio. Yimwe mutapingi guys, mutapingi screen, mutapingi shano ricitse umurizo, mutapote tugere kuri miliyoni 2. Mutapingi screen ntabwo Keza mwana wa mama, komera shikama tuza, urumva? Sinshaka ibintu hamwe yabuze ibi bintu aho byangejeje n'ibihombo byanteje, no gucibwa amazi, like gutakaza agaciro nagize, urumva? Yaba wari uzi buri kimwe cyose cyambayeho, none ukabona umuntu kandi uzi buri kimwe cyose nakorewe n'inshuti ye magara. Abantu bose barabizi uburyo ari inshuti magara. Ukabona nawe reka nyikine. Aya masegonda ni 43 kamanze ndio ni 43 tavereza video audio itariyo. Amasegonda iyi audio ifite amasegonda 43 iyo mpayifite 43. Banyarwanda kazi ngiye gukina iyi audio, muriteguye buri muntu wese nafata umuswara yiherere apfune arire. Hanyuma reka twumve mbere uko nsoma iyi message Riri Pupe yandikise muhungu. Keza ndakubwiye gukomera, dore hasi ba Shadibu zamuri zo mbariga zawe sheri. Kankine iyi audio numva ibikangisho Eric yabanje gushyira kuri Keza, ariko munankando nkoka kwitwa n'inkubamwe mwumve hano. Mondebere munyumvire umunyarwanda kazi hano, mwumve hano.
reka twumve. rero twabyoheje none bintu babitamo amanuka ariko ikigo bakora akazi kabo nawe ibyo gushyiraho amarangamutima muri kesi nka kiriya abaye ibyaha 10 ibyaha byose yabicaye uri bugabo byari ko yagutse mu rumujura kwa nyirabukara ngo wamwibye agatambaro yo wibagirwa vuba pe wibutse baba yakoporotse n'ubundi mukabona kwafashije Jack gusa uwo muntu ari umwana mwiza ko umwana muri ku bantu bose naho undi yewe nawe neza kujyara aho tugana gutukira se tegereza bagutuka n'uzajya kurema naho undi bye ntabwo banera ubwo wasaba ala. Okay, iyi audio bakimara kuyohereza uretse gato banyarwandakazi murebe kano gakonte kize muri big screen, kano gakonte muyifollowing niyo ngiye kuza gufunguriramo none muyifollowing iyi konte nini navuze ko nzatangira kuyikora bimaze kugera kuri 500k. reka dusome iyi message muyifollowing iyi account iyi ngiyi akadarapo ka Canada muyifollowing niyo ngiye kujya postingiramo. So hano ukimara kumuhereza iyi audio riri pupe yakwandikiye agira ati ese ubwambure bwa Jihad yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje? Mama yake na muzara mama, si wowe wabisakaje ko mfite témoignage Jésus Christ? Attends un peu, muri hasi mwanditse ngo témoignage. Okay, za benshi témoignage za benshi sinacecetse ndacyabifite ja mumvugire ngo ja. Rero kisha make rekeraho kuntuka nzira ubusa yo nasereke ku cyaje gutuka umubye kurusha imyaka n'ukuri kw'Imana. Sometimes muzumura kuntuka nzira ubusa ndakuruta nyubaha yo bro. Sometimes none se ahanga hari yanditse ikihe kibi mu by'ukuri arakubwira ko mwubahe arakubwira ko papa wowe kubera iki wasakaje amashusho ya Jihad yambaye ubusa kwari gusumoye iki? amubwira none azanera ubwoba ngo afite ngo gatete mwanyaje maze abantu batandukanye bakizo video za jana zisakaje ngendi yawe. Hari ikibazo nshaka kubaza hano kimwe. Yego. Riri kuri umushuti cyane wa Jihad akaba yaranyandagaje bishoboka byose, akaba Semuhungu ari umutangabuhamya mu bindi birego aregwa. Kuki uyu munsi ari wo wanyibasiye ukanibasiraho Semuhungu? Ese aho hantu nta kintu kirimo? Teriski nigeze nkwibasira. Message wamaye intera ubwoba. Message wamaye ngiye ubwoba. Oya guteze. Mwese message siranga abantu ntibari kuyisoma. Ibintu bimaze amezi nge narakwegereye ndavuga nti ibi bintu ko nabonaga bari kugutuka binambabaje nk'umubyeyi nka warabyaye nanjye narabyaye ndakwegera nibwo nakwandikiye unsubiza kuriye. Riri ndikukubaza kuba narakubwiye yuko ntazi ikintu mpfa na mushuti wawe kandi nacyo nawe nabimwibwiriye direct nta handi mbinyujije ko nta kintu nzi mpfa nawe nkemera kumusaba imbabazi nta kintu mpfa nawe. Ninde hagati yanjye nawe ninde wegereye undi? Je nabonye barimo kugutuka ninjye waje kukwegera. Uhereza urugero se nkuhereza urugero wivuga ngo ninde wegereye undi Riri? Uburyarya bw'abanyakigali ndabuhaze cyangwa abantu mumeze gutyo? Reka nkubwire Riri, wivuga ngo niwe wanyegereye. Nimba waranyegereye wadufashije iki? Nashatse kubafasha niwe wanyangiye. Narakwangiye kandi naragusubije on Snapchat.
sha wari trop froide vraiment nk'umuntu udashaka. naragututse kuki uvuga ngo nk'umuntu udashaka kuki uvuga nk'umuntu udashaka naragututse naragutubije nk'umuntu vuga uko utabishaka. nagusubije riri Ntabwo bigeze untuka kuko nta n'ikibazo nari mfitanye nawe, ariko ukuntu urakoze wansubije ni gute bivuga ariko riri kuki ibintu byose turi kwanga nk'umuntu kuvuga utabishaka. gute nk'umuntu utabishaka gute narakubwiye ngo ntabwo nshaka kwiyunga na Jihad Message zawe za Snapchat zisubizeho. ndazisubizaho gute se zishyireho Zishyireho. okay jya muri chat yanjye nuza Snapchat gumana amachat ndazibura zaragiye. none se nimba utazifite ngenda zikura Snapchat kidasigarana ntuzi Icyangombwa ni ko aka nkoze ikintu kimwe riri narakubwiye ngo ntabwo nshaka kwihuza na Jihad subiza icyo kintu narakwegereye ndakubwira nti iyunge nabo. warakoze kunyegera ndakubaza ko wanyegereye narakubwiye ngo riri wimpuza na Jihad subiza sha izo message oya riri wasubije ikintu wivuga ngo izo message ukuntu wansubije nese ni gute ntari kuba narabikoze nuko nawe nabonaga utabishaka. riri nkubwire imikino yose mwagiye mukina imikino yose mwagiye mukina sibyo hari Imana yo mu ijuru ikureba mu mutima nanjye ndeba mu mutima uri kumva kuko ngende kukubaza ni uravuga ngo nagusubije ntabishaka narakubwiye se ngo sinshaka kwiyunga na Jihad ubwe naramwaprochinze ndebe ko twakiyunga Keza none wowe waje kutwunga ndagutererana waje ushaka amahoro akakwandikira wowe ukamusubiza uri froid byari kunanira kubahuza ntago wabishakaga. wowe ibintu ndi kukubaza ntabwo uri kubinsubiza winyura hirya no hino riri narabyutse hano abantu uzi ikintu ahubwo washakaga kumenya kuko ngiye ntabwo ndi umwana n'ubwo nimbera noneho reka nkubwire ikintu washaka kumenya ndahumeka uwuhe mwuka nyuma y'ibyo baba bankoreye abashuti bawe kubera ko kumbwira ngo ntabwo waranyaprochinze kugira ngo utwunge kandi ntaraguhakaniye ngo winyunga n'umuntu kugira neza nabyo ni bibi murabeho. ineza iri kugaragara ahangaha riri y'ibyo wanditse nabarunguritse. urakoze cyane gusa ngira ku mutima mubwire riri mubye nakubwira icyo umugabo wawe yaba ari cyo cyose oya Keza ntabwo ngiye ntacyanigeze nkora kiri ku buryo Interpol ibizamo abanyamahanga bakabizamo cyangwa bakajya kumwiga uretse gato mbasaba ikintu kimwe ndi kumva mu bintu byabayeho habayeho misunderstanding ntabwo Jihad aza kuba intandaro yo kugira ngo utandukanye n'umushuti wawe none ko twumvishe ko habayeho miscommunication mwanyemerera none ahangaha wowe na Keza kababwira ngo ibyabaye tubyihorere noneho twiyunge. Keza urumva wowe na Riri siko bimeze urumva ko habayeho misunderstanding unyemerere wowe na Keza none aha wowe Riri na Keza munyemerere ibyo byabayeho Jihad ya masaha muri guhuriraho niba warajije kunga ariko communication ntigende neza mwanyemerera none aha muvuga ati muti none twe twasigaye ubutabera bari gukora akazi kabwo nshuti muvandimwe twiyunge. Keza ntugende muva ahangaha mubirangije dukurikira process y'urukiko. How about that? Mwiyunge kuko nge sindi kureba ikintu cyadanje muri gupfa siko bimeze. Riri urabyumva uti Keza kamuhiya Keza agiye kukwana jewe nkunda amahoro. Yego Riri hari icyo bitwaye mwiyunze ahangaha nkunda amahoro pe. Keza Riri reka ngiye mbabwire ngiye gusaba Riri ibintu bibiri nabinsubiza ngiye nta kibazo kuko Riri nta kintu mpfa nawe. urakoze cyane utifata ndabakunda mwembi komeza. Ikintu cya mbere nkubaza sibyo ni ukubera iki wanyandikiye iyi message uyu munsi ukanayandikira Semuhungu kandi twese turi ku kibazo cy'umushuti wawe. Okay nuko hari umuntu uturutse Luxembourg wanyohereje yampamagaye nk'inshuro nk'eshanu na mukuru wanjye arampamagara uturutse Luxembourg baravuga ngo mugiye kunkoreraho live ndavuga se ndaziriki
niyo ntandaro ya bino bintu byose. yo Okay, ko yakubwiye ngewe Keza na Semuhungu. Oya Semuhungu ntago bamuvuze, bavuze wowe. Ubwo rero igisubizo ntago ndagihabwa kubera ko ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi muri kwesi yawe. Noneho ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi kuri kesi y'umushuti wawe cyane nanjye wari umushuti wanjye, sibyo? Kuki watwandikiye ibyo bintu umunsi umwe, sibyo? Kandi harimo amagambo akomeye tutabyirengagije. Okay, yenda twabyirengagiza kugira tworoshye ibibazo, sibyo? Twabyoroshye kugira Reka mbasubize. ikindi nkeneye kumenya uwo muntu waje akakubwira ayo magambo, kuko bitari ibyo n'ejo byakongera. Yes, nkeneye kumenya uwo muntu, ubwo nimba utamuvuga uko bimeze. Njyewe Eric ni inshuti yanjye, nawe uri inshuti yanjye. Uko bimeze umuntu ntabwo ari kuri social media. Uko bimeze ngiye guhita muhamagara nona ndavuga ni mubwire nti waduteranyije. yo ariko nani Keza, ahangaha ndatekereza ikintu kibi cyawe ngiye ndi kumva, nyamara ndi kumva nta kibazo afite. Ririwe aravuga ngo none kuba hari umuntu waje kumubwira ibihuha akabegera akavuga ati nibyo ibi bintu nibyo. Godfather, uzi impamvu ndi kumubaza ibyo bintu? Uwo muntu ngiye ntago muzi, n'ibyo bintu ntago mbizi. Rero ntamumenye uwo muntu ejo yazambeshyera ikindi kintu gikomeye. Ntago bizongera ubwo ubwo nutamuvuga ubwo nyine turabifata uko nguko wabizanye, sibyo? Ubwo menye ko mfiteho ikibazo kingana gutyo, nta kibazo kibane gutyo. Ariko se riri okay, noneho ndamukubwira ariko ndamukubwira okay? Oya riri ibyo bintu sibyo? Mwashatse ko biza ahantu bigenda gute na gute, kubera ko ngewe rega riri hari ikintu uri kwirengagiza. Iyo umuntu ambwiye ngo yahamagaye RIB, urumva? Umuntu akambwira ngo ufite FBI, ufite bamaneko. Usaba bamaneko bawe ubu ngubu bazi aho ntuye, bazi uko ndya, bazi uko ndyama, bazi aho umwana wanjye yiga, bazi everything, urumva? None ngewe uri kugira ngo nicare kuko wambwiye ni bamaneko bawe. Umwe muri abo bamaneko bawe rero niwe nkeneye kumenya waje akazana ayo makuru. Bitari ibyo ngewe ndi mu kibazo gikomeye. Nimba ufite abamaneko baza kunteranya ntanazi.